Swiss Guard ku busanzwe ni igisirikare kizwiho ubunyamwuga mu gukora akazi kacyo neza. Kuva mu bihe bya kera kugeza ubu ni abasirikare bahabwa imyitozo ikakaye cyane kubera akazi kaba kabategereje ko kurinda umwami wa Vatikani akaba n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Aba bakaba batorezwa mu Busuwisi mbere yo koherezwa i Vatikani, bagatozwa kurwana barwanisha imibiri yabo, kurwana bakoresheje ibikoresho gakondo ndetse no gukoresha imbunda zigezweho, nubwo kenshi bakunze kugaragara batazifite ku buryo bugaragara. Bamara ukwezi bitozanya na Special Force y'Abasuwisi. Aha bahigira byinshi, harimo nko kurwanya iterabwoba ndetse no kurwanya abantu bafite intwara ariko bo nazo bafite. Bahigira n'ubutasi bwo kureba abantu bashaka kugirira nabi papa bakabikumira hakiri kare. Urugero, nko kureba abantu bafite ibisasu cyangwa se izindi ntwaro, bo bakabikumira hakiri kare. Biga kandi no kurinda imibiri yabo mu kanya kari munsi yo guhumbya, mu gihe bagabweho igitero cyangwa se hagize ubarwanya begereye. Muri rusange bahabwa imyitozo yo kurwana bakoresheje imibiri yabo, kurwanisha intwaro nyinshi zishoboka, kuvumbura abagizi ba nabi mu ndimi zitandukanye, gutanga ubutabazi bw'ibanze byihuse mu gihe hagira ukomeretswa n'igitero kigabwa i Vatikani cyangwa se ahandi papa yabari. Bigishwa kandi no kwitegereza cyane bagenzura buri kimwe kibera aho bari kugira ngo bagire amakuru ahagije ku bahateraniye. Abagize Swiss Guard bahabwa imyitozo yose kugira ngo ubuzima bwa papa hatagira ikibuhungabanya kabone niyo bo bapfa. Abagize uyu mutwe bagomba kuba ari abagatolika, bari hagati y'imyaka 19 ndetse na 30, bakaba bari hejuru ya metero 1 na santimetero 78, bararangije amashuri yisumbuye mu Busuwisi, bagakora igisirikare kandi bakarangiza bafite amanota meza kurusha abandi. Aha hiyongeraho kubura umusuwisi wa nyawo utavangiye, dore ko abasuwisi bahawe ubwene gihugu batemerewe kwinjira muri uyu mutwe. Bivuze ko kwinjira muri uyu mutwe bisaba kubura umusuwisi mu mizi. Kuri ibyo byose kandi hakiyongeraho kuba batarigeze bashaka cyangwa se ngo babane n'abagore.